Amakuru yuko hagiye kubaho second migration ise warayumvishe cyangwa tugiye kwimurirwa kwa nyine bwa kabiri. No kuvuga ngo abahawe migration ya mbere bakongera bagahabwa indi migration. Amakuru avuga ko se hari uburyo bari gukoresha hanyuma payi zabo bakaba bazigurisha bagura ibicuruzwa nayo warayumvishe cyangwa ntagara kugeraho. Reka nkubwire nayo ngayo namakuru yibihuha hari gukwirakwizwa n'ababifitemo inyungu zabo bwite bitwaje izina rya payi CoreTeam, ariko CoreTeam ikaba nta kibiziho. Mu gihe payi iri kuri 0.14-16 hari abantu bari gufatirana nyine ako gaciro iriho, ubona ko ari ntako iri ku biceri bikeya, akibwira ko ashobora gufatirana umunyamuryango wa payi nyine avuga ati nuwohereza payi uraza kuzohereza kuri iki giciro kuri iyi wallet hanyuma ugure ibicuruzwa bitandukanye. Cyangwa serivisi nziza z'abatekinisiye uramutse ufite firigo yawe irwaye cyangwa se cuisinieri, microonde, water dispenser, computer, mudasobwa, televiziyo mu rugo cyangwa no kwazi, kamera z'umutekano n'ibindi, ushobora kuvuga utari ko reka ntungi nimero yo kwihumure TV kuko hari n'izindi channel twenda twumvishe ziriho abantu bamamaza. Wowe uzafata izo nimero ziri hasi 0788 duhamagare tugute firigo yanjye ifite ikibazo cyangwa kwizinieri. Ni byiza ko rero tuzagukorera akazi kawe neza, hanyuma ukavuga uti ndashimye kubera ko mbonye abatekinisiye beza babizerwa kandi bankoreye ibintu neza. Ejo cyangwa ejo bundi rero utazakenera umutekinisiye bikakugora, andika izo nimero hanyuma uzaduhamagare. Nyemerera rero nkwizeze ko tuzaguha serivisi nziza. Urakora ibi ngibi uhabwe second migration cyane kabenshi izambere bazitwawe. Batangiye gukwirakwiza ama video arimo izo publicité cyangwa se no kukwandikira inbox, cyane cyane abantu babandikira WhatsApp inbox mu birinde, niho bituruka niho bipfira. Usanga kwandikira ugasanga hari byinshi yaragamije cyangwa se ibyo yashakaga kugeraho ni uku kwiba. Nibyo tugiye kuganiraho umunsi wa none, ngo hayi kaze kuri Rugwiro Pro Zone. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ukore subscribe Ubane natwe mu isi ya web3 wongera ubumenyi. Hari abantu bageze nko kuri 4 bamaze kunyandikira bambwira bati twatwawe payi zacu. Mitamo kubikoraho ikiganiro kugira ngo nawe bitaza kukubaho cyangwa se utaza guhura n'ibi bibazo. Byagenze bite? Umuntu bamwandikiye ni box baramubwira bati ohereza payi, hari ahantu ushobora kugura ibicuruzwa kuri GCV. Noneho bamubwira address azohereza. Urumva ibyo byo ntago byari gukunda. Undi arongera aramubwira ati niba kuzohereza bitari gukunda, mpa address yawe ngiyewe nziguhe nguhizange then ungurire ibyo bicuruzwa ubingurire. Mu rwego rwo kumuha address kubera ko private key isa neza n'ubundi nka address nabyo bikozwe n'amagambo n'imibare bisa n'ibikode nyine bimeze nka wallet address, uwo muntu amusaba private key arayimwoherereza automatically. Wallet yawe hita yinjira muri telefone ye, ahita agiraho access kandi ntago baguha notification ko winjiriwe. Ntago bikunda, niko wallet ya payi imeze. Ntago habaho notification, nta nubwo ari wallet ya payi gusa, ni nama dex muri rusange hafi ya yose, even metamask cyangwa se trust wallet, phantom n'izindi. Ntago habaho notification ko hari umuntu ukoze log in ku yindi telefone. Ubwo nyine hakurikiyeho ko yibwe. Amaze kwibwa uwo muntu ahita ashyiraho na fingerprint, bisobanura neza ko ari ukwitonda. Nyine hari kuza ubundi buryo bwinshi bwo kwibwa. Murabona ko n'amatangazo ya payi CoreTeam ari kwibanda ku kijyanye n'umutekano. Subirizeho abandi bantu bambajije bati ntabwo turi kubona aho dukorera ririya tangazo payi CoreTeam rijyanye na two factor authentication yaduhaye ry'uko dushobora gushyiraho nyine ubwirinzi burenze kuri buri muntu wese. Checklist isa icyatsi ntago bikunda, keretse ku muntu utaruzuza iriya checklist. Step ya 3 tutarayikora niho bikunda. Abandi mwazujuje bikaba bisi icyatsi, wenda mugeze nko kuri step ya 9 ntabwo bishoboka ko buriya buryo ushobora kubushyiramo. Wenda bishobora guhera ku account mato bigenda bizamuka, abenshi nyine niho biri gupfira. Ikindi dushobora kugarukaho muri update ni igikorwa kijyanye n'abantu bari gukora log out muri payi
kirazira kikaziririzwa mu gihe project ya blockchain by'umwihariko bari mu gukora ama update agiye atandukanye, hari amavugurura arenze bari gukora, ugasohoka muri account yawe aho usanzwe miningira utegereje kuza kongera kwinjiramo. Wenda hari ibyo ukoze ntibyagenda neza, network uri kubona iri kugenda gake, ukaza gukenera kongera kwinjiramo, ntabwo biri buze kugukundira. Ushobora kuza gutakaza umunsi umwe cyangwa ibiri utakora mining, utegereje nyine ko biza kuza kuko nyine baba bari gusohoka muri benshi, harazamo nyine ikibazo cyo kutegereza igihe kinini, ntabwo biri buze koroha ko muhita musubiramo. Ni ukuvuga ngo ibyo ukwiye kwirinda muri aka kanya, abo bantu bakwandikira inbox ndabizi neza ko babaye benshi, muri comment mutubwira abo bamaze kwandikira, mubirinde. Bari gushaka nyine gutwara pi, bakwizeza second migration n'ibindi, hanyuma kukubwira ngo nyoherereza address nguhe pi, ashobora kubikubwira wumva ko ari imuha kugiriye. Address na private key biratandukanye, kuko private key ubundi ikoreshwa mu gihe kwinjira ukoresheje passphrase byanze, ugahita ukoresheje private key. Hanyuma umuntu wese bari buyisabe amenye ko igitahiwe n'icyo kuri bujye kuri wallet yawe, ugasanga nta kintu na kimwe kiriho, bamaze kukwiba. Hari nabo binjirira noneho hariho lock up %100, ntago icyo gihe ubimenya ko bakwinjiriye, kuko nta notification wakiriye, nta nubwo pay zavuyeho muri rusange. Ubwo nyine ubimenya ari uko iyo lock up yawe yasoje, ahita gutanga munganya uburenganzira kuri iyo wallet, murabunganya uko winjira hisa ushakiye nawe arabyemerewe. Ahubwo wica kurusha n'icyo uko afite telefone iremereye ishobora kwihuta cyane kuruti yawe. Murabizi neza ko telefone zacu ntago zigenda kimwe, ushobora kuba uri gukoresha wenda Phantom cyangwa se uri gukoresha Pixel, akaba afite Samsung, akaba afite iPhone, ikurura internet kukurenza, cyangwa se ifite n'imbaraga kurusha yawe, yihuta akagutanga muri ya wallet, akaba yakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Hari n'igihe usanga ari amatsinda, ari team barishyize hamwe ku buryo kugira ngo batange bitoroshye. Nubwo lock up yawe yarangira uri kureba, bazitwara n'ubundi uri kureba, udashobora kubatanga kubera ko nyine bafite uburyo bihutamo mu gukora ibyo bikorwa, bigatuma nyine wowe udashobora kugendana nabo, niko navuga, bakagutanga. So buri muntu wese uhuye n'iki kibazo cyo kuba yatwarwa pay yihangane, ariko nanone iyi video uyihereze buri munyamuryango wese, ku bagiye bafite amagurupe atandukanye, mubaburire nyine ko hari iyindi strategy yaje. Ikindi kuba network cyangwa se hari ibyo uri kwikora muri pay yawe nibikunde, ntago biguha uburenganzira bwo gukora log out ngo usohoke, kubera ko uko gusohoka bishobora gutuma utakaza undi munsi utari gukora mining. Abasohotsemo kugeza aka kanya biri kuba fired, ntago biri gukunda kuyongera kwinjiramo muri application. Biri guturuka nyine ko umushinga uri gukora update nyinshi zitandukanye, bari kugenda bubaka byinshi bitandukanye. Murabona ko nibwo turi gukorerwa upgrade kuri node n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Pay iri kugenda ikoramo nyine amavugurura. Kwa updating application byo wabikora sava, ariko gukora log out kirazira cyane, ni mistake ishobora gutuma umara umunsi wose udakoze mining. Ni byinshi rero biri kugenda bikorwa bigarukwaho, bishobora gutuma nyine ugwa muri danger, niko navuga, ugwa mu kibazo kiri butume account yawe ijya mu bibazo muri rusange. Ubyirinde, wirinde kandi urinde n'abandi bakugaragiye, mu byandike ku ma status. Hari igihe nyine kigera hakaza igisa nka campaign abaskama bakoze kugira ngo bibe abantu muri rusange. Ikindi kwibwa muri pay biroroshye kurenza ahandi hose, niyo mpamvu nagira buri muntu inama, cyane cyane kubabitsa ama email, ama passphrase kuri email ntago ari uburyo bwiza, kuko hari igihe ushiduka winjiriwe. So kuyandikura ahantu, cyangwa se ukareba ubundi buryo uzibikamo, ariko ku buryo butoroshye kuhita uzikandaho, kuko urumva kwibwa kose n'ukuri kuba washyizemo passphrase ashobora kubona copy, ariko iyo wazibitse nko mu rugo biragutinza kuba wakinjiramo, ukaza kuba wamenya amakuru nyuma ashaka kukugirira nabi. Kuzibika rero mu buryo buri direct guhita uzibona ni bibi cyane, birashyira account yawe mu kibazo.
ibijyanye na open mainnet ntabwo byakuryohera mu gihe udafite Pi, ibijyanye na GCV ntabwo byakuryohera mu gihe udafite Pi. Ni muri ubwo buryo rero buri muntu wese agomba kuba umukandida wa account ye mu kugira ngo ashakishe ubwirinzi kandi bushoboka. Pi ishobora kuguma kubaka ibyayo gake gake, ariko ababigeraho tukazaba turi bake bitewe n'uko abenshi bamaze kwinjirirwa ndetse bakibwa muri rusange. Nibyo ngibyo twagarukagaho. Umuntu wese wandika muri comment ati se ko ninjiriwe bagatwara izari ziri kuri available balance hagasigaraho izirokinze, izo zirokinze nazo ntago ari izawe, nawe mbonereho kumusubiza igihe cyose lockup yasoza ntabwo uzazibona kuko uburenganzira ufite nawe arabufite. Ni ukuvuga ngo Pi CoreTeam zifunze kuko igihe mwavuganye kitaragera cyo kuzirekura, nizirekura nawe azazitwara nazo. Bisobanura ko buri muntu wese utekereza ko yinjiriwe yakagombye kuba ahindura mu buryo bwihuse, agasaba indi passphrase, agategereza ko Pi CoreTeam igenzura bakamukorera migration ku yindi wallet. Tugira group WhatsApp ducishamo amatangazo, ushobora kutujoininga urebye muri video description ahanditsemo, ukajya ubona amatangazo menshi atandukanye agaruka kuri project nka Pi cyangwa se n'indi mishinga nyine ya blockchain muri rusange. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi ushobora kugira, ushobora kudusangiza cyangwa se ukatubwira nawe uko ubyumva muri rusange. Ndizera ko subscribe mwayikanze, comment irafunguye, dukomeze tuganire, ushyireho like kuri iki kiganiro, hanyuma dukomeze twungure ubumenyi mu bijyanye na blockchain muri rusange. Aha ni kuri Rugwiro Pro Zone, wakoze cyane kutwumva, tuzabane mu bindi biganiro. Imana ikurinde. Hari igihe rimwe na rimwe biba ngombwa ko tubaganiza ibyo dukora, ubonye amashusho yacu ukabona ari meza, ushobora kutubwira uti reka mbaha akazi, ufite ikirori, ufite ceremony, ufite wagize ibibazo wenda ukeneyemo amafoto n'amavideo, ushobora kuduhamagara. Hanyuma mara kuduhamagara, twebwe icyo dukora ni kimwe, nuko tuza tukagufatira amavideo, tuguca amafaranga make, ntabwo ari menshi, tukaguha amafoto na video, cyangwa se byangombwa ngo tukabishyira kuri YouTube ubidusabye. Byaba ari ubukwe, ari ugushingura, ari anniversaire, ari bridal shower cyangwa baby shower n'ibindi birori, waduhamagara. Yego. Hanyuma nyuma yo indi service dukora, tuya service nziza z'abatekinisiye. Uramutse ufite firigo yawe irwaye cyangwa se cuisinieri, micro-onde, water dispenser, computer, mudasobwa, televiziyo mu rugo cyangwa no kwazi, kamera z'umutekano n'ibindi, ushobora kuvuga utari ko reka ntungiye nimero yo kwihumure TV kuko hari n'izindi channel twenda twumvishe ziriho abantu bamamaza. Wowe uzafata izo nimero ziri hasi 0788 60 50 44 duhamagare, tugute firigo yanjye ifite ikibazo cyangwa kwizinieri. Ni byiza ko rero tuzagukorera akazi kawe neza, hanyuma ukavuga uti ndashimye kubera ko mbonye abatekinisiye beza babizerwa kandi bankoreye ibintu neza. Ejo cyangwa ejo bundi rero utazakenera umutekinisiye bikakugora, andika izo nimero hanyuma uzaduhamagare. Nyemerera rero nkwizeze ko tuzaguha service nziza.